Hari abantu benshi bamaze imyaka borora inkwavu ariko ugasanga ziracyakura buhoro buhoro, zitabyara neza, zidatanga icyororo cyihuse kandi cyiza, cyangwa se ugasanga umusaruro wazo uracyari ku rugero rutoya utari kwifuza. Iyo ubajije rero impamvu, bamwe bavuga bati nabuze amafaranga yo kugura inkwavu z'icyororo kuko zirahenze, akakubwira nyine izo mbogamizi yagiye ahura nazo. Ariko reka hano nkubwire ikintu cy'ingenzi: ntabwo ugomba gusimbuza inkwavu zawe zose icyarimwe kugira ngo utangire kuzamura ubworozi bwawe. Niba ufite amafaranga yo kugura urukwavu rumwe gusa, ni uruhe wakagombye guhitamo? Ese wagura isekurume nziza cyangwa wagura inyagazi nziza? Uyu munsi turasubiza iki kibazo mu buryo bworoshye, aribwo bushingiye ku bumenyi bwa genetike n'ubworozi. Nimvuga genetike ni ubwoko cyangwa se amaraso y'icyororo cy'inkwavu, kugira ngo amafaranga make ufite abashe kugufasha gutera imbere bigaragara, utera intambwe, uzamure icyororo cyawe. Kubera yuko muri iyi minsi murabizi n'inkwavu zisigaye zihenze, icyororo cyarahenze, ndetse n'inkwavu no ku isoko ubwazo zarahenze. Mbere na mbere rero reka dusobanukirwe, tunasobanure neza ijambo rimwe ry'ingenzi. Iryo jambo ni ryo twakwita kuzamura icyororo cyangwa se genetic improvement. Ese nazamura icyororo cyanjye gute? Kuzamura icyororo ni uburyo bwo kuzamura ubwiza n'umusaruro w'ubworozi uko ibisekuru bigenda bisimburana, binyuze mu guhitamo imbyeyi zifite imiterere myiza no gukomeza korora izifite ubushobozi bwiza. Mu yandi magambo, ntureba gusa urukwavu rusa neza. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe rero, tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Icyo ngusaba, ndagusaba gukomeza kureba video kurinda ugera ku musozo kugira ngo hatagira ikiza kugucika. Ikindi ngusaba no kuza kuyisangiza abandi, hanyuma ugakanda na like. Niba utarakora subscribe uyikore, hanyuma ubisangize n'abandi kugira ngo ibitekerezo n'inama zitangwa kuri Iwacu Connect zijye zigera kuri bose. Ntabwo nareka kubibutsa yuko ukeneye ko tukubakira ibiraro by'inkwavu byiza, watuvugisha, turahari kugira ngo tugufashe. Turabaza tukareba aho ukeneye kubyubaka tukagufasha rwose. Ni karibu mutwandikire, telefone ni ya yindi 0788214116. Ukeneye n'ubundi bujyanama watubwira, waba ukeneye imfashanyigisho ku bworozi bw'inkwavu turazifite, n'ubundi bufasha bwaba ari gupanga umushinga wororoka cyangwa se umushinga wagutse w'ubworozi bw'inkwavu n'ibindi bishamikiyeho, turahari kugira ngo tugufashe. Iwacu Connect nizo nshingano zacu. Turi kumwe rero, telefone ni 0788214116. Reka dutangire rero tureba uko wareba urukwavu muri rusange rufite imiterere myiza cyangwa se rufite ubwiza. Ntabwo ureba urukwavu gusa rusa neza, ahubwo ureba uko urukwavu ushaka imico yarwo myiza igera no ku bana barwo. Urugero ahangaha naguha, ushobora kuba ushaka inkwavu zikura vuba, zibyara neza, zikagira ubuzima bwiza, zigakoresha neza ibiryo kandi zigatanga umusaruro mwiza w'inyama. Ahangaha ntabwo wahita umenya ngo uru rukwavu rubyara neza cyangwa se abana beza. Ahangaha niyo mpamvu mba mbabwira ngo mujye mugura inkwavu ku mworozi musanzwe muzi, wabagira inama cyangwa se wagira ikibazo akaba yakigufashamo. Ziriya nkwavu zo mu isoko utazi iyo zavuye, utazi n'iki, ntabwo ari byiza rwose. Rero kuba wahitamo icyororo ntabwo biza kubw'amahirwe, ahubwo bisaba guhitamo neza imbyeyi nziza ifite amaraso meza yo gukura, noneho ukareba iyo mbyeyi akaba ariyo uheraho worora. Ikindi ushobora no kureba wa mworozi ufite imbyeyi nziza, akaba arizo, nubwo cyaba ari icyororo kitari ameliyore cyangwa se kitari ku rwego rwo hejuru, ariko kikaba ari icyororo gisanzwe gusa cy'urubyeyi rwiza. Noneho reka tugaruke rero ku kibazo nyirizina. Niba ufite amafaranga make, ni iki wakagombye kugura mbere?
ese ni inyagazi cyangwa ni isekurume? Niba inyagazi zawe rero zisanzwe zifite ubuzima bwiza kandi zikwiye zisanzwe zororoka neza, isekurume nziza ishobora kuba intangiriro nziza watangiriraho kugira ngo uzamure icyororo cyawe. Aha wakwibaza ngo kubera iki? Reka dufate urugero rworoshye rwose. Tekereza ufite inyagazi 10. Nugura inyagazi imwe nziza, iyo nyagazi izabyara abana bayo, ni byiza rwose, nimara kubabyara bakure ubarere, ariko kugira ngo bazajye kuziba icyoho cya za zindi 10 biragoye. Ariko uruhare rwayo ruzatangira cyane cyane kuri uwo muryango wayo. Ni ukuvuga ngo ba bana barwo rwabyaye nibo bazatangira gutanga icyororo cyiza gusa. Noneho reka dufate undi mworozi utekerezaho kugura iyo nyagazi imwe, agahitamo kugura isekurume imwe nziza. Iyo sekurume ishobora kubangurira za nyagazi 10 mu bworozi bwawe. Bivuze ko genetike yayo cyangwa se amaraso yayo ashobora kugera ku bana bakomoka kuri za nyagazi nyinshi, za nyagazi 10. Aha niho tubona icyo twakwita genetike cyangwa se ingaruka z'amaraso, cyangwa se uruhare rw'amaraso ya sekurume imwe ishobora kugira kuri za nyagazi zawe. Reka tubishyire mu rugero rufatika. Reka dufate aborozi babiri, umworozi A n'umworozi B. Bombi bafite inyagazi 10 zisanzwe. Umworozi A ahisemo kugura inyagazi imwe nziza. Iyo nyagazi nshya izabyara abana, kandi niba ifite genetike cyangwa se amaraso meza, abana bayo bashobora kugira imico myiza kurusha iyo wari usanzwe ufite. Ibyo byo birumvikana. Ariko genetike nshya yatangiye ku nyagazi imwe gusa. Ubwo urumva nimba yabyaye abana 10, ubwo izo nkwavu 10 zonyine nizo ufite z'icyororo navuga kirameriyore cyangwa se icyororo kisumbuyeho. Hanyuma wa mworozi B rero, we yahisemo kugura isekurume imwe nziza y'icyororo. Iyo sekurume ayikoresheje ku nyagazi ze zifite ubuzima bwiza kandi zikwiye kororoka 10. Noneho iyo sekurume ishobora kubangurira za nyagazi nyinshi, bityo abana bavuka ku nyagazi zitandukanye bashobora kuba bafite igice cya genetike. Urumva bazavukana kuri ya maraso 50% ya maraso ya sekurume na 50% ya nyagazi nyina wabo bana. Ahangaha rero niho duhita tubonamo itandukaniro, kubera ko ku ruhande rumwe ufite inyagazi imwe nziza atangiye kubaka umuryango wayo, icyororo cyiza, ibyo byo birumvikana, afite za zindi 10 nziza. Ariko ku rundi ruhande ufite isekurume imwe nziza ashobora kugira uruhare mu miryango myinshi y'abana bazavuka. Urumva za nyagazi 10 zizabyara abana benshi, kandi noneho bafite amaraso avanze yisumbuyeho, bityo bigatuma ba bana bazavuka kuri za nyagazi bazagira ubuzima bwiza, ku buryo nukomeza gutyo bizaguha umusaruro mwiza mu gihe kizaza. Nufata ba bana ukongera ukabahuza n'isekurume nziza, urumva abo bazabyara noneho nabo bazaba ari icyororo cyiza cyane. So niyo mpamvu rero iyo ufite inyagazi nzima kandi zikwiye kororoka, isekurume nziza ishobora kuba uburyo bwihuse bwo gutangira kuzamura ubworozi bwawe, genetike cyangwa se amaraso y'ubworozi bwawe, ukoresheje igishoro gito cyane. Ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane cyane ugomba kwitondera mu guhitamo, nakubwira nakongeraho, nuko ibi ntibivuze ko isekurume buri gihe iba nziza kurusha inyagazi, kandi nanone ntibivuze ko ushobora kugura isekurume nziza gusa ibindi byose ukabireka. Oya, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuzamura icyororo ukenera imbyeyi nziza ku mpande zombi. Isekurume nziza ikenera inyagazi nziza. Niba inyagazi zawe rero zifite uburwayi, zikura nabi, zibyara nabi, cyangwa zifite intege nkeya,
cyangwa se n'izindi nenge, ugomba nazo kuzisimbuza buhoro buhoro. Niyo mpamvu rero kuzamura icyororo atari igikorwa ukora umunsi umwe, ahubwo ni urugendo rufata igihe, ni urugendo ugendamo gahoro gahoro, ukagenda uzamura icyororo cyawe gahoro gahoro. Icya mbere nuhitamo neza uyu munsi, ugakurikirana abana bavuka, ugahitamo neza muri bo abana basa neza beza ubona bafite igikuriro, hanyuma ugakomeza uko ibisekuru bisimburana, bizatuma ugera kuri ya ntego yawe ushaka kugeraho. Aha twakwibaza ngo none se ni izihe nyagazi wagombye gukomeza korora? Aha ntabwo ari inyagazi zose. Niba inyagazi zawe zirwara kenshi, cyangwa se zidakura neza, cyangwa zibyara nabi, cyangwa se zitanga abana bake cyane, cyangwa se zifite indi nenge, ushobora kubona ko zitagomba gukomeza kororoka. Iyo nyagazi ntukayigumane, yikure mu ifamu yawe, kubera ko ari inyagazi itazaguha icyororo cyiza. So aha niho rero icyo twakwita selection cyangwa se guhitamo ababyeyi biba ingenzi cyane. So aha ugomba kwibaza uti ni izihe nkwavu nshaka ko zigira uruhare mu gisekuru kizakurikiraho. Ukareba za nkwavu zifite amaraso meza, za nkwavu zifite igikuriro, za nkwavu zimeze neza zidafite uburwayi cyangwa se zidafite izindi nenge, nizo ugomba guha amahirwe yo gukomeza korora. Noneho izindi ukaba wazishyira ku isoko, ukaba wazigurisha. Reka noneho turebe, wenda nabivuze bamwe ntibari kubyumva, ariko reka turebe uko wabikora mu buryo bufatika. Icya mbere, niba ushaka kuzamura genetike cyangwa se amaraso y'ubworozi bwawe, shaka isekurume nziza ituruka ku mworozi cyangwa se ahantu borore mu ifamu wizeye. Ntugure urukwavu kubera ko gusa ari runini cyangwa rusa neza, ahubwo banza umenye genetike yarwo. Icya kabiri, niba bishoboka menya inkomoko yarwo, umenye ngo urukwavu rwavuye nyina ni iyihe, ise ni iyihe. Menya imbyeyi cyangwa se ababyeyi barwo uko imiterere yabo, ese bakuraga neza, ese babyaraga neza, ese abana babo bakura neza, ese hari amateka meza y'ubuzima, ntago zarwaragurikaga, ntago zagize ibibazo bindi by'ubuzima. Ibi rero biba ari ingenzi kurusha kureba ibara cyangwa se n'uruhu cyangwa se n'uko urukwavu rusa. Icya gatatu gisatira icya nyuma ni uko koresha isekurume ku nyagazi zifite ubuzima bwiza kandi zifite ubushobozi bwo kororoka. Hanyuma icya nyuma, tangira wandike amakuru y'umusaruro. Niba ushaka kuzamura ubworozi bwawe, ntukagendere ku kwibuka gusa ngo uvuge ngo ndabyibuka, ngo itariki, andika igihe inyagazi zabyariye, andika umubare w'abana bazabyaye, reba uko abana bakura, reba ubuzima bwabo, reba uko umusaruro uhinduka, uko ibisekuru bigenda bisimbura. Kuko iyo ufite records cyangwa se inyandiko, ufata ibyemezo ushingiye ku makuru aho gushingira ku marangamutima. Hanyuma ka bonus ni uko mu guhitamo abana beza bavutse, ugomba kubareba ukareba uko bari kugenda bakura. Niba ufite abana benshi, ntibisobanuye ko bose bagomba gukomeza kuba imbyeyi cyangwa se isekurume z'ibisekuru bizakurikiraho, ahubwo hitamo izifite imico myiza n'umusaruro wifuza gukomeza. Ka bonus ka kabiri ni uko abadafite umusaruro mwiza cyangwa bafite inenge, ugomba kubakura mu bworozi bw'imbyeyi ufite. Ibi nibyo bituma rero ubworozi bugenda butera imbere buhoro buhoro. Kandi hari n'ikindi kintu cy'ingenzi cyane utakwibagirwa, nuko ugomba kwirinda ikintu bita inbreeding. Inbreeding ni amacugane. Ni igihe ukomeza korora za nkwavu zifitanye isano ya hafi cyane, urugero nk'abana n'ababyeyi cyangwa se bene wabo ba hafi na hafi, abana bavukana cyangwa se zivuka ku mbyeyi zimwe. Nta gahunda nziza
gucunga imirongo y'amaraso uri kubona, icyo gihe byiza yuko ushaka indi sekurume nshyashya ukayizana muri famu yawe. Iyo bikomeje rero gukorwa nabi bishobora guteza ibibazo mu bworozi. Ibibazo bw'amacugane murabizi ingaruka zabyo. Niyo mpamvu ugomba kugira gahunda yo gucunga amaraso, uburyo wagiye uvanga icyororo, ukamenya inkomoko y'inkwavu zawe, kandi ugahindura amasekurume cyangwa se sekurume, cyangwa ukinjiza genetike nshya mu gihe bikenewe. Igihe ubona byagucanze washaka indi sekurume kuri ya generasiyo nshyashya yavutse. Reka rero mu gusoza, reka tureke kugenda tutavuze kuri amwe mu makosa tujya dukora iyo tugiye kugura urukwavu. Abenshi bareba ibintu bibiri gusa bakavuga bati wawu ni runini rurasa neza, ariko ibyo byonyine ntabwo biba bihagije. Urukwavu rushobora kuba runini kandi rusa neza ariko ntirube urubyeyi rwiza. Iyo ushaka urukwavu rwo korora rero ureba inkomoko yarwo, ukareba n'imyaka yarwo, imyaka rumaze uko rukura, ukareba n'uko ababyeyi barwo babyaraga, ukareba umubare w'abana babyara n'uko bakura, ukareba ubuzima bwazo. Hanyuma niba zifite inenge icyo gihe urazireka. Icyo rero nicyo gitandukanya kugura urukwavu rusa neza cyangwa se kugura urukwavu rufite agaciro mu bworozi. Ugomba kugendera kuri biriya twavuze. Ariko hari ikintu kimwe ntashaka ko wibagirwa, nuko genetike nziza yonyine idahagije. Nubwo wagura isekurume nziza, niba inkwavu zawe zitabona ibiryo bihagije kandi byiza, amazi meza ahagije, isuku ihagije, ubuvuzi bukwiye no kurinda indwara, umusaruro ushobora kutaboneka uko wari uwiteze. Ni ukuvuga ko kugira ubona umusaruro mwiza ugomba guhuza ibintu bibiri: hari genetike nziza n'imicungire myiza y'ubworozi cyangwa se management ya famu yawe. Urukwavu rwiza rukeneye kurya neza, rukeneye amazi meza, rukeneye ahantu hasukuye kandi hameze neza. Ibyo njya mbibabwira buri gihe. Kandi rukenera kwitabwaho, kandi uba ugomba gukurikirana neza ubuzima bwarwo. Noneho cya kibazo ndakeka tugisubije twatangiriyeho. Niba ufite amafaranga make yo kugura urukwavu rumwe gusa, twabonye icyo wahitamo. Nimba mukibuka, andika muri komenti, hanyuma utubwire nawe uko byakiriye, cyangwa se uburyo nawe ukoresha mu kugira gute mu kuzamura icyororo cyawe. Niba ufite inyagazi rero zisanzwe zifite ubuzima bwiza kandi zikwiye kororoka bisanzwe neza, kandi ukaba ushaka gukoresha igishoro gito mu kuzamura genetike mu bworozi bwawe, isekurume nziza ishobora kuba intangiriro nziza mu kuzamura ubworozi bwawe. Ariko ntukibagirwe ko nyine isekurume nziza idakemura byose. Ugomba no guhitamo neza inyagazi, gukurikirana umusaruro w'abana, gukuramo izidakura neza no gucunga neza genetike uko ibisekuru bigenda bisimburana. Kuko genetic improvement cyangwa kuzamura ubworozi, kuzamura amaraso y'ubworozi bwawe ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe, ni urugendo ugenda ukora gake gakeya. Uyu munsi ushobora gutangirana n'isekurume imwe nziza, ejo ugahitamo abana beza, nyuma yaho ugahitamo abana b'ababyeyi b'ibisekuru bizakurikira. Kandi uko ubikora neza, ubworozi bwawe bugenda butera imbere buhoro buhoro. None ndashaka kumenya igitekerezo cyawe. Niba ufite amafaranga yo kugura urukwavu rumwe gusa, wari kugura iki? Wowe watekerezaga kugura iki, isekurume cyangwa inyagazi? Andika igisubizo cyawe muri komenti kandi utubwire impamvu wahisemo icyo gisubizo. Niba iyi video rero yakugiriye akamaro, kanda like, ukore subscribe kandi uyisangize undi mworozi kugira ngo nawe yungukire kuri aya makuru. Kuko amakuru meza iyo asangijwe ushobora gufasha ubworozi bwinshi gutera imbere. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye. Tuzasubira mu yindi video. Ubworozi bwiza, umusaruro mwiza.